guhamagara Moise na madame bambwiye ngo bafite ikintu bifuza kugira. Niba soza ndakira abanaziri ndabaha umwanya mwiza. Nindangiza kubaha alarme turaza gusoza. Turaza gupfundikira. Ariko mu byumve ko twinjiye mu mwanya wundi wo gusenga, dusengera ibyifuzo no guhimbaza Imana. Turashima Imana kuko ari Imana yo kwizerwa no kwiringirwa. Amen. Muri uyu mugoroba w'uyu munsi ndashima Imana kuko icyo twahize tubashije kugihigura. Buriya guhiga umuhigo ntuwuhigure ngo birarutwa no kutawuhiga. Mbere yuko hari icyo ndi buvuge ndahamagara umuryango wa Ben na Chance muze hano imbere. Ineza yawe narayibonye, waserutse gukeneye, nagutagiye mbabaye, uranyumva urantabara, nagutagiye urantabara. Shimwa himbazwa waramamaye, Yesu urakomeye, bose bahimbaze izina ryawe, Data urakomeye. Shimwa himbazwa waramamaye, Yesu urakomeye, bose bahimbaze izina ryawe, Data urakomeye. Haleluya. Guterana k'umuntu imbere y'Imana ntago kuba ari ukubusa. Hari igihe njya ntekereza nkavuga ngo iyo abantu barimo gusirimba gutya uba uzi ko hari icyo Imana yakora. Ntukajye utambuka kubw'ubusa kandi ntukajye upfusha igihe cyawe ngo ube wavuye mu rugo mu gitondo cyangwa waretse kujya mu zindi gahunda. Ibikorerwa hano mu materaniro byose iyo ubyizeye birarema. Ndashima Imana kuko duhagaze hano muri Ararume dushima Imana. Imana yo mu ijuru ihabwa icyubahiro. Ndashima Imana ko uku kwezi iki giterane turimo kwitegura nibwo inzu yacu yahiye. Ndashima Imana ko duhagaze turi amahoro dufite abana. Iryo ni ishimwe ridashobora gusaza. Imana ihabwa icyubahiro. Cyaduteye gushima Imana, mube muririmba shimwa himbaza waramamaye, Yesu urakomeye, bose bahimbaze, bose bahimbaze izina ryawe, Data urakomeye, bose bahimbaze, bose bahimbaze izina ryawe, Data urakomeye, bose ndashima Imana. Byo narembwiye Chance nuko numvaga ko wenda atabyibuka nkuko njye mbyibuka. Ndashima Imana ko uyu mwanya bafite abana. Imana ishimwe. Imana yo mu ijuru ihabwa icyubahiro. Imana yo mu ijuru yumve kuko mbihiguye imbere y'ubwoko bwayo. Imana yo mu ijuru ihabwa icyubahiro. Imana yo mu ijuru ihabwa icyubahiro. Hari igihe rimwe na rimwe Imana igikora ibintu kugira ngo yongere igaragaze izindi mbaraga zayo. Ndashima Imana rero ko Imana yabahaye abana kuko nari narabihize ko nzahagarara imbere y'ubwoko bwayo
nkabishima. Imana yabikoze, ihabwa icyubahiro. Kandi babaha ari mu buryo bwihuse, hatongeye kubaho gutegereza. Imana yo mu ijuru yabikoze, niyo kwizerwa. Ikindi nshimiraho Imana, ndashima Imana ko hari umunsi naje guterana hano muri Ararume mfite ikibazo gikomeye, murasirimba nibyo nari mbikuriyeho. Buri ikintu cyose uzajya ukora, ujye ugikora kubwo kugira icyo gikora, kubwo kugira icyo cyubaka mu bwami bw'Imana. Mwarasirimbye, ubwo wenda mwe mwasirimbye nk'ibisanzwe, numva imbaraga zinyemeza ko hari icyo Imana iri bukore, ndeka gusirimba ndicara ndandika, kandi mpitamo kubyizerera Imana irabikora. Iryo shimwe hari abantu benshi naribwiye, kwizera ni ugukuramo gushidikanya. Iyo wavuze ngo urizeye utakuyemo ntago biba byakunze. Rero ndashima Imana ko tujya tuza mu nzu yayo ariko tuyizeye, tuyifitiye n'icyizere gihagije. Ku bwa Ararume rero hari impinduka nyinshi zabaye mu rugo rwacu. Ku bwa Ararume mfite akazi kuko nasenze Imana. Ku bwa Ararume Imana yakoze ibintu bikomeye. Kubera iyo mpamvu twarahize duhiga umuhigo kubw'umurimo w'Imana, dutanze ituro ry'ishimwe ry'idolari 100. Ndashima Imana ko impashije guhiga. Kadukomere Imana yacu amashi. Igihe Alarme yahagurutse, abanaziri nimwe mutambuka. Igihe Alarme yabayeho, jewe nari muri Kongo. Ni muri 99 ngira ngo. Cyo gihe nari muri Kongo, nta makuru y'i Kigali narinzi. Uretse kumva abantu bene wacu n'abavandimwe banje baje mu Rwanda, ubundi bakajya bagaruka nkabona baje bavuye mu Rwanda, nibyo nta makuru narinzi. Ariko ikintu cyahagurukije Alarme ni umuriro w'ivugabutumwa. Iyo rero duhagaze nka Alarme turimo dukora umurimo w'Imana, turashima Imana ko hari abantu muri mwebwe mwiteraniro bigenda bikageraho bigakomeza bigakora imirimo aho twebwe tutanazi. Imana ihimbazwe ku muryango wa Moise, kandi ni n'inshuti yeme. Moise si inshuti ya Alarme kabisa, umuryango wa Moise ni inshuti za Alarme. Yesu ahimbazwe cyane ku bwanyu, kandi Imana ishimwe ko yabagiriye neza ku bwa Alarme. Natwe si twebwe, ni Imana yaduhamagaye.